naje gusanga naribeshyaga harabona ari ku isaha y'isa 3:15 zo kuwa kane tariki ya 9 Ukwakira 2025 nibwo inkuru y'incamugongo yakwiye hose ivuga ko impirimbanyi y'ikiremwa muntu yatabarutse yangaga ikibi akakirwanyiriza ku karubanda. Nyakwigendera Ingabire Marie Immaculée yatabarutse. Ni umubyeyi wari ufitanye igihango n'abanyarwanda, ntatinya kuvuga ko mu byiciro bitatu by'intwari izina rye rikwiye kwandikwa muri kimwe muri byo. Yari ijwi rya rubanda, ariko cyane cyane abagore n'abakorerwa karengane. Kuva mu buhunzi kugeza abaye umuyobozi w'umuryango wo kurwanya ruswa n'akarengane, urugendo rwe rwuzuyemo urugendo rushaririye bikwiye intwari. Yari umunyakuri, akanga ruswa n'akarengane, ntatinye uwo ari we wese ukora ibidaciye mu mucyo akamucyaha yivuye inyuma. Ibikorwa bye ntibizibagirana mu mitwe y'abanyarwanda. Nicyo utazibagirwa kuri uyu mubyeyi, niwe muntu utagiraga umuntu n'umwe yizera kubera gutenguha cyane. Ingabire Marie Immaculée n'umuntu asanzwe cyane. Reka tugaruke kuri rumwe mu rugendo rwuzuye amahwa inzira yose yanyuzemo kugeza atabarutse kuwa kane tariki ya 9 Ukwakira 2025. Uragira uti ubankangisha iki kweri simbizi. Ingabire Marie Immaculée wari umuyobozi urwanya ruswa n'akarengane wa Transparency International Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa kane tariki ya 9 Ukwakira hazize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire yemejwe n'abantu ba hafi b'umuryango we ndetse nabo bakoranaga muri Transparency Rwanda binyuze mu butumwa bashyize ku rukuta rwa X rwa Transparency Rwanda. Ni ubutumwa bugufi bugira buti: tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rw'umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculée witabye Imana mu gitondo cyo ku ya 9 Ukwakira 2025 azize uburwayi. Transparency International Rwanda irihanganisha umuryango n'inshuti, aruhukire mu mahoro. Mu biganiro bitandukanye yakoze agihumeka w'abazima, Ingabire yavuze ko yashegeshwe kandi ko yakoranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, hari nabyo byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka akarengane na ruswa. Agitangira guca kenge, Ingabire nibwo yamenye ko igihugu we n'umuryango we babagamo cy'u Burundi atari icyabo, ndetse kuva ubwo atangira guhirimbanira kuzata mu gihugu cye akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo yakuriye Burundi aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye yari akwiye nk'ikiremwa muntu, hazira ko yari impunzi, bigatuma yumva afite urugamba rwo kuzatura mu Rwanda. Kubera kuvukira mu muryango usenga ababyeyi bari abakatolike, ngo yumvaga azaba umubikira akiri umwana muto, gusa ikindi gihe akumva yaba umwarimu kuko aribo bantu bari bubashywe muri icyo gihe. Ababyeyi bemera cyane mu Kiliziya Gatolika, numvaga azaba umubikira, ariko ubwo ndi umwana muto sindagera kumenya icyo kwiga no kugira. Hanyuma nyuma maze kugera kuri ya myaka utekereza akazi wakora, kumva nzaba umwarimu. Narabikundaga, ariko nasanze igituma nabikundaga, twekera tugira abana bitandukanye n'ubu twubahaga abantu batatu cyane pe. Umubyeyi wakubyaye icyo yavugaga cyose wumvaga ari nk'ivanjiri. Mwarimu kwigisha waramwubahaga, icyo avuze cyose ukumva kidasubirwaho. Hanyuma na padiri w'urusengero wabagusengamo, cyangwa se wenda ko ndibaza ko n'abatari abagatolika niko byari bimeze, pasiteri n'abantu bahaga agaciro cyane. Nkumva rero naba mwarimu kugira ngo abana nyine bajye banyubaha bampa agaciro. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye mu mwaka wa 2001 ataha mu Rwanda. Transparency International Rwanda ivuga ko yari afite impamyabumenyi ya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri kaminuza ya Lille mu Bufaransa, ndetse na Masters Degree mu bijyanye na Gender Studies and Human Rights yakuye muri University of Pretoria muri Afurika y'Epfo. Yakuze yiyumvamo kwiga amategeko, ntibyamukundira kubera ubuhunzi, birangira yize indimi mu mashuri yisumbuye, byamuviriyemo kwiga itangazamakuru muri kaminuza atari ryo yifuzaga. Ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ibyo nshaka nk'uko nabishakaga, kubera nyine iki iyo mpamvu yo kutagira iwanyu. Naje rero kujya niga icyo mbonye, ariko icyo nize mu by'ukuri navuga ni itangazamakuru n'itumanaho.
journalism and communication. Ariko nza kongera ngira Imana kubera imirimo narengiyemo y'uburenganzira bwa muntu yo kurwanya akarengane, mbona amahirwe yo kujya kwiga kandi ibintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mbibonamo diploma. Icyo gihe itangazamakuru nicyo kintu cyari cyoroshye ariko wataryiyumvamo nyine mbere yo kurijyamo. Gusa nini byaterwaga n'ubuke bwa radiyo bwari buhari, gusa nyuma yo kurigiramo yararikunze cyane. Yari yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo abe umunyamategeko bimufasha guhangana n'ibibazo by'akarengane byari byeze, ndetse nawe yahuye nabyo nubwo atari ibintu byari byoroshye kubona ayo mategeko bitewe n'uko yari impunzi kandi abenegihugu ari byo babaga bashaka cyane. Mu biganiro bitandukanye yatanze, Ingabire yavuze ko yavukiye mu Burundi aho umuryango we wari warahungiye, aba ari naho akurira. Ageze mu Rwanda yahise yinjira mu itangazamakuru mu kigo cya leta cyahoze cyitwa Olemfor, kuri ubu cyahindutse RBA, akora nk'umunyamakuru. Yakoze kandi mu kinyamakuru Imvaho Nshya. Ingabire yavuye mu itangazamakuru yinjira mu miryango itegamiye kuri leta na societe civile, abitewe n'uburyo bubabaje umugore yafatwagamo bitubahirizaga uburenganzira bwe. Naje kuva muri Olemfor nkajya muri civil society ko numvaga nari mfite ikibazo cy'umugore muri iki gihugu. Umugore yari afite status ibabaje cyane, arenganywa n'amategeko, arenganywa na society, arenganywa na culture, buri kintu cyose mbona nta gaciro ahabwa. Numva simbyemeye, nuko natangiye kujya muri iyi miryango isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro ryo dukunze kwita Réseau des Femmes, muri Haguruka aho barengera rwose uburenganzira bw'umugore. Ubwo nyine of course muri ARFEM, Association Rwandaise des Femmes des Journalistes, ndi umwe mu bayitangiye, twari bake cyane. Hanyuma ibyo rero biragenda bituma nyine ngera no muri Profame twese hamwe, ko Profame yo ntabwo ari association buryo, it's an umbrella. Bikoramo mbibamo active n'ubu sindana. Ingabire yakoze mu miryango yita ku burenganzira bw'abagore nka Profame Twese Hamwe, Haguruka ndetse na Rwanda Women Network. Transparency International Rwanda ivuga ko ari mu bantu 20 ba mbere bayitangije mu mwaka wa 2004, atorerwa kuyobora uyu muryango ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2011, aho yari asimbuye Valentine Rugwabiza wari urangije manda ye nk'umuyobozi w'uyu muryango ushinzwe kurwanya ruswa no guteza imbere ubushobozi bushingiye ku mucyo mu Rwanda. Mu 2015 yongera gutorerwa kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Mu mvugo y'umunsi ku munsi yangaga ikibi akacyamagana ku karubanda, ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane, gusa wakavuga ko atajya ry'imino. Bamwe mu bamunengaga bavugaga ko Ingabire yari umuntu ubogamiye cyane ku butegetsi kandi ari mu mwanya yagombye kuba nta ruhande abogamiyeho. We yasubizaga ko afite uburenganzira ku murongo we wa politiki kandi ko Transparency International Rwanda idakora nk'ishyaka rirwanya ubutegetsi. Icyambere sinzi gukorera mu kwaha kwa leta icyo bivuga, nkorera ku mategeko ya leta kandi ngakorera muri leta nemera kandi nkunda. Ibyo bibe clear, ntibizongere no kubimaka. Ibijyanye na position yanjye bayizi bata, hari assignment bampaye, contract yanjye barayifite bazi birimo. Wari wabona position ikubuza gukunda igihugu no kukivugira, iyo ni yahe? Akazi kanjye gakora neza, nta urananyandikira nsaba ibisobanuro, nta urampaho ninga, bariya ntabwo bankoresha. Ariko icyo mbaziho, icyambere bashaka abantu bose babarekera urubuga, ntabwo nzabarekera. Yewe ndi umuntu wuzuye, ntabwo njya mba hagati, sinjya mba akazuyaza, ndashyuha cyangwa ngakonja. Ibyo babimenye, uwumva bigaye abigaye, uwumva bimubabaje yihangane, kuko sinzahinduka ngo abantu banenga nanjye ndanenga. Rwose uzankurikire, ariko nenga ibinengeka. Iyo unenga usebanya, ubeshya, ugira gute, ntabwo nshobora kubyemera. Nanjye ndakunyomoza nkakuvuguruza ko n'uburenganzira bwanjye.